Bosco akurikiranyweho n'ubushinjacyaha tubanze tunisigure honorable presidente twari twumvikanye n'ubushinjacyaha ko butazakomeza gukoresha rino jambo Ndimbati kubera ko ni izina y'igihangano kandi icyo gihangano gifite nyiracyo ntabwo kigomba kuza muri uru rubanza si izina hinga ni izina ry'ikinakina turatwumva byaba barimo kwafetinga igihangano cy'abandi ntabwo ari izina hinga nk'akazungu rukara mugande ngo tubyite alias ibyo ni izina yitwa kandi ryanditse mu gihangano cy'abandi avuga ngo ubushinjacyaha ntabwo bagomba gukoresha ayo mazina murakoze. Honorable Presidente wo twunganira bavuga ko akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje ku myaka. Ikimenyetso ubushinjacyaha burimo gushingiraho aha uyu munsi ngo nuko umwana cyangwa uwo mukobwa cyangwa uwo mudame yabyaye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 2020. Honorable Presidente kugeza uba aka kanya nta muntu urimo kutubwira ngo kuva ku itariki uyu mudame yabyariyeho ukaza mu bihe bavuga ko yaba yaramusambanyije biregaragara ko yamezi yuzuye cyangwa tuzuye. Iyo uhereye ku itariki bavuga ya 24 z'ukwezi kwa 12 2019 ndetse naho uyu yivugira ko ibi bintu byabaye ku itariki ya 2 z'ukwa mbere 2020. Honorable Presidente nta muntu n'umwe uragaragaza ko abana baba batagira igihe cyo kuvuka ngo tuvuge ese kuyavuga 24 uyu akavuga kuri 2 harimo difference y'iminsi 6. Ni iki kigaragaza ko abana bavutse baba baratewe inda kuri uriya munsi? Ikimenyetso ni cy'ubushinjacyaha bagomba kuba bugaragaza urukiko mbere na mbere yo kugira ngo uvuge ngo umuntu wabyaye itariki niyi biragaragara ko yaba aratewe inda ku itariki niyi bityo yari mere cyangwa yari majeur no kubwira nabyo turubigarukeho nyuma. Ariko Honorable Presidente nta kimenyetso kimwe gihari no gushingira ku mvugo z'uwo mukobwa kandi n'uyu nawe afite ibyo arimo kuvuga byose nta kibivuguruza. Honorable Presidente uwo twunganira yivugira ko yahuye cyangwa agiranye imibonano mpuzabitsina n'uyu mukobwa urega cyangwa umudame ku itariki ya 2 z'ukwa mbere. Icyo gihe Honorable Presidente ntabwo ari minere dushingiye ku byo kugeraho aho dushingiye ku bimenyetso nabwo bitangira bemeza ko yavutse ku itariki ya 2 z'ukwa mbere nubwo nabyo tuza kugaragaza ko nabyo ubwabyo biri dute. Ariko kugeza uyu munsi umwe niba avuga ikirundi akavuga iki nta kibivuguruza Honorable Presidente nta na kimwe. Aha rero biraza kumanuka tukaza kugera ku cyo bita amatariki barimo kuvuga nimuza kureba muri dosiye amatariki y'umukobwa bivuga ko yavutseho arimo guteza urujijo nayo bigaragara neza ko nta muntu ushobora kwemeza igihe uno mukobwa yavukiye. Honorable President ibi bigaragazwa n'iki? Harimo icyemezo nk'uko babivuze icyemezo cy'amavuko kivuga itariki ya 1 z'ukwa mbere 2022 icyo ni cya mbere 2022 iya 1 z'ukwa mbere. Harimo ubuhamya bwa papa we akavuga itariki 7 z'ukwezi kwa 6 2022. Harimo imazwa ry'uyu mukobwa yivugira we ko yavutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 2022 nanone. Bivuze ngo ivuka rye riri dute ku buryo nta n'uwakwizera ko na nyuma b'amahinde okaziyo atavuga ko yanavutse muri 2003 cyangwa 2001 cyangwa muri 2000. Ibi bishatse kuvuga iki Honorable President? Bishatse kwerekana ko ubugenzacyaha ubwabo bumaze kubona aya matariki yivugiraga nabwo bwagize dute ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 3 2022 bwandikira umurenge bwabo bukeka ko yavutse baravuga bati ni muduha amatariki nyirizina y'uyu mukobwa yaba yaravutseho. Iki kiragaragaza ko bari bagize dute kandi ibyo byari bikurikiye ibazwa rye rya kabiri kuko yaramaze kubazwa bwa mbere barongera unamamaga ngwino utubwire nyirizina wavutse ryari abona nanone arogiye arabakomse besinze. President rero twari tuzi yuko ubushinjacyaha wenda bufite indi verisiyo bwabwiwe n'umurenge igaragaza neza ko uyu mukobwa yaba yaravutse mu matariki burimo kuvuga. Ariko nimubona ibaruwa y'umurenge Honorable President umurenge wa Muganza nayo yo 15 kuri uwo munsi babandikiye umuyobozi arivugiye
kuranga ngo ariko iyo tubajije ababyeyi be Nsabimana Faustin na Mukabutera. Google Career Certificates provide online training for in-demand jobs. Train for jobs in IT support, project management, data analytics, user experience design, and more. Put your skills to work with a Google Career Certificate. Let's talk about easy. Like fee-free easy, and no minimums easy. Plus, it earns interest easy. Like possibly getting paid up to 2 days sooner easy. With a network of over 70,000 fee-free ATMs. And it only takes about 5 minutes to open an account. That is easy. Capital One 360 checking. Click that little button to make the easiest decision in the history of decisions. Anyesi bavuga ko umwana wabo batibuka igihe yavukiye. Nta muntu n'umubyibuka. Yaba ari ababyeyi, yaba ari we, yaba urenge. Gusa icyo bibuka ko yavukiye mu rugo. Kandi umubare president hari umuntu ushobora kubyara umwana mu rugo akamara amezi 4-5 atarajya kumwandikisha. Yajya no kumwandikisha kugira ngo batazamuhana agashyiraho itariki yavuga kuko itegeko riteganya iminsi 15 akishyiramo iminsi 15 kugira ngo batamuhana. Ariko uyu muntu wavukiye mu rugo nta muntu n'umuzi amatariki ye yivuga. Niyo mpamvu twabwiye ubushinjacyaha ngo kugira ngo twemeze amatariki y'uyu muntu twagomba kuba dufite acte de naissance. Acte de naissance itandukanye na attestation de naissance. Attestation ni ikintu kimeze nk'ubuhamya abantu bivugira. Ariko acte de naissance ni inyandiko yandukurwa hashingiwe ku bintu biri mu irangamimerere byakozwe n'umuntu bifitiye ububasha. None umurenge uyobowe n'umuyobozi wabo kandi ari umuyobozi w'irangamimerere arivugira ati ngeyo ndebye nkurikije ubuhamya nta muntu uzi igihe uwo mukobwa yaba yaravukiye. Ndashaka kwerekana ko nayo myaka barimo kuvuga iri mu matariki 3 nayo ntawayemera. Bivuze ngo uyu mukobwa ashobora kujijisha akavuga imyaka akurikije uko ashaka. Niba ashaka kwataka umuntu akurikije itariki ya mbere z'ukwa mbere arazana irangamuntu. Niba kwataka umuntu akurikije itariki ya 6 ya 7 z'ukwa 6 arazana ubuhamya bwa papa we. Nashaka arazana na 24 z'ukwa 12. Niba zinyakubahwa umuntu ku itariki ya mbere umwaka arawatatse mu hagati no mu mpera za 24 ugana kuri Noheli. Ibi rero turasanga honorable president amavuka ye nayo ubwayo ni question ni dutse nayo ntabwo turimo kuyemera nkaho kuko n'ubu ngubu ubushinjacyaha ntabwo buragaragaza ngo tuze kuvuga ko n'umuntu yavutse ryari. Sinzi niba urukiko rubwandike ngo umuntu witwa Kabayizi imwe banita Fridausi ahari ntabiriho. Ubwo nabyo ni ikindi kibazo. Umwirondoro we amatariki ese turandika ko yavutse ryari ngo tuze kugira icyo tubivugaho. Twavuze ibyo kuvuga ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 twongere tubitsindagire. Nimuza gusoma igitabo cyitwa Naître et Grandir honorable president. Naître et Grandir kivuga période probable d'accouchement. Donc ibihe bishobora kuba byakwemerwa ko umuntu yavuka. Iyo birebye ibyo bihe biteganywa muri icyo gitabo, ni igitabo gikoreshwa na Université yo muri Amerika nagikiza ahagaragara. Tuje kwerekana ko ari igitabo academique gishobora gushingirwaho. Ugasanga ibyo uwo twunganira avuga wibere Jean Bosco byo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere ko bahuye biragenda bikagwa muri amatariki yavukiye yabyariyeho. Niba bikwa muri amatariki yabyariyeho honorable president ni iki ubushinjacyaha bugaragaza cyo kugaragaza no kontrere ibyo turimo kuvuga. Ntabwo bikwa bukigaragaza. Yigeze kubasobanurira ibirebana n'inyandiko ziri ahangaha. Hano honorable president turafite ifishi niyo abo bana bavuga ko bavukiyeho uyu mudame ahibereye ari we urimo kuyandikisha. Yivugiye ko amazina yo bayavuze nayo atandukanye arimo kuvuga hano muri dossier yari yabanje kwandikisha. Ariko noneho yivugiye ko umuntu wabyaye aba bana yitwa Kwizera Jean Claude. Utakwereka n'indi dute muri ibi bintu avuga icyo ashatse bitewe n'icyo ashatse. Aba bana bombi yari yavuze ko babyawe ariwe n'umuntu
witwa Kwizera Jean Claude. Ibi byo kuzana nk'uyu byaje nyuma, ariko twebwe politiki nshaka kwerekana ko uyu muntu imyirondoro atanga ahantu hose nta cyizere umuntu ashobora kwiga. Ariko reka turenge no kuri icyo ngicyo. Nigeze kubabwira ko umunyamabanga nshingwabikorwa ari we wenyine washobora gutanga amakuru ku ivuka y'uyu mukobwa. Ubushinjacyaha bwavuze ngo urebye ibimenyetso aho yakingirijwe nibyo bigaragaza neza ko uyu mukobwa yavutse itariki iyi. Honorable Presidente, iyo fishe yayivuzeho gatoya, mumbabarire ibere. Ubushinjacyaha bw'ubutse ikimenyetso cyangwa ubugenzacyaha bwagiye gushaka amakuru aho ngaho, butubwira ko bwashingiye ku ifishi yakingirijweho, iryo jambo risuriye. Ariko muri media tukaba tuzi ko papa we, iryo si mubare iri muri media cyane kutukwirije ibitika. Muri media papa we yivugiye ko afishi n'imwe y'uyu mwana ishobora kuboneka, yari yarabivuze. Ibi bigatuma twibaza ahantu ifishi ubushinjacyaha burimo kugenderaho igaragaraho nimero zo muri 2020 ariyo bwise ngo niyo yari ikingirijweho, yari yabivuze ko twunganira, ndetse anavuga n'inyito z'uduce zahozeho uyu munsi ziriho hano ntabwo zabagaho icyo gihe. Ariko ifishi Honorable Presidente tujya turi ku rukiko ko yakozwe siri base y'amakuru bari bahawe na se w'umwana ari wundi wakoze ikosa ryo kutandikisha umwana nawe utazi igihe yavukiye. Ifishi Honorable Presidente turasanga nta gaciro twayiha, nimuza no kwireba murabona ari nshyashya, kandi kuko itanabaye nshyashya ntabwo irivante byaba byanditseho, byo byandikishije imashini hasi. Honorable Presidente bangiye baravuga ngo iyi fishe ngo ni yakozwe ku gitabo. Hari amakuru y'igitabo situzi aho ni baravanye mu kagari cyangwa he, bakavuga ko uyu muntu witwa Kabaye ku rutonde nomero 615. Honorable Presidente byabiri mu ikayi, murabibona ikayi imeze nk'ifishi, bagira ngo mbereke niba ikayi yarandikwagamo abana bavutse bagombye kuba bakurikiranye koronorojikoma ko bagiye bavuga. Abo mu kwa gatanu bakaza bakarangira, tugafata abo mu kwa gatandatu nabo mu kwa karindwi. Ariko muraza gusanga aho witwa Kabayizi yanditse hano kuri 615 imbere ye kandi bavutse ahubwo nyuma ye. Bivuze ngo bavutse nyuma ye bagombye kuba bari nyuma ye ahubwo nyine no ku rutonde, ariko ubwo bavutse nyuma ye murabasanga imbere ye. Tukibaza ukuntu umuntu yakwandikwa mu gitabo gikurikiza ordre uwo mu kwa gatandatu yakwandikwa imbere y'uwo mu kwa gatanu. Ngo turashaka kwerekana ko iyi kayi nayo ari bavuga ngo yashingiwe ikora iriya fishe nayo nta makuru itanga, nayitanga nayo n'ituti. Honorable Presidente, sibizi niba mwanyemera nkavuga ingero zimwe na zimwe, ariko iriho muzabibona. Ugasanga umuntu ko yavutse kuri 18, hari wavutse kuri 14, uwo muntu akaza gute imbere y'uwa karindwi tariki ya karindwi. Iki kintu kiri mu bintu niyo tugiye kureba ngo muri ribu watanze ikirego ryari, tureba ko wagitanze ku itariki ivugwa cyangwa muri nomero iyi n'iyi uri hamwe n'uyu nguyu, tukavuga ngo iki kintu cyabaye koko kigiye ni ikimenyetso. Ariko iki kintu nta kimenyetso kirimo gufasha muri ubu rukiko. Honorable Presidente, nicyo twashakaga kwerekana. Ikitumvikanwa aha ngaha ni ukuvuga ngo umwe aravuga ko ari majeri, undi akavuga ko ari mineri. Uyu nta kimenyetso bitangira, ariko twebwe byibura turimo kwerekana ibyatanzwe n'ubushinjacyaha inenge bifite. Ibi tukabihuza n'iki? Tugiye kwihuza n'ibyemezo by'inkiko Presidente byagiye bifatwa. Nimuza kureba mu rubanza RDP 00-135/2018 waciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. RDP 00-135/2018. Urukiko rwemeje ko nabwo harimo umuntu waregwaga, sindi buvuga, harimo umugabo waregwaga gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 10, bamubajije ko ngo yamwitiranyije na nyina mu gitondo, ibiki anabyemera. Ariko urukiko Honorable Presidente rwaravuze ngo nta mpamvu yo gufunga uyu muntu, kuko kumufunga nibi byagira victime uwo muntu nanone.
urega mu gihe dufunze umubyeyi we arongera abe victime, arabura Minerva aragera atagira ati uyu munsi wihore Jean Bosco yabisobanuye tumufunze ari abana adahakana yanemeye gufasha kuva ryari na ryari baba batari ko bagiye kuba victime kuruta bakagirwa victime n'amategeko nka president kuba bagiye kuba victime. Ibyo byanemejwe n'urukiko nanone sindi kumanza so ndaza kuzibyakiriramo turaza kuzishyiramo ariko none mugize. Learn about the Master of Legal Studies degree and the UCLA law difference today. no kumubaza muti muri yamana n'uriya muntu ku itariki wemera wabonaga ari mineri cyangwa ntabwo ari mineri, yagiye batamubajije indangamuntu. Ariko none nubwo n'ubushinjacyaha buvuga ngo 17 18 byose tutaragira ikimenyetso tubyemera, muzareba ikiko cyafashwe n'urukiko rukuru rwa Musanze na president rwemeje ko umukobwa w'imyaka 17 n'uwa 18 ntawe ushobora kubatandukanya ngo cyane ko kureba ko umuntu yaba yarabikoreye ubugome tukareba inyuma yuko amenye ko yamuteye inda icyo yamumariye. Yaramwandikiye ngo sheri ngo ibintu byatubayeho twese nta n'umwe wari wabiteguye ngo ariko ubu ngubu ndi muri situation ababyeyi batangiye kunyinuba ukomeze umfashe niba ukunda n'uwo nzabyara. Arabikora indi yakurikiye isa mwandikira ngo urakoze cyane unabe president bishaka kwerekana iki iyi misaza rero turaza kuyiba. Yayimwandikiye ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 2020. Iyi ngiyi nayo ubwayo irashaka kwerekana ko ya intention yo kubabaza umuntu itigeze ibaho tera naissance cyangwa mu bihe byo gusama bitandukanye n'ibyo ubushinjacyaha no kuvuga ngo yakwindishije umwana agamije kumusambanya. No, abyivugira. Iki kandi ngashaka kugihuza na presidente nibyo yivugira. Muraza kubona ko yavuze ko ibi bintu yabishyize ahagaragara ari uko ari abantu bamushutse muri media. Niba baramushutse koko yarabikoze, ariko icyari kiriho n'ubuhamya buriho bugaragara ko abana babaga mu rugo rwa uwihoreye Jean Bosco. Nta muntu ushobora gukora kiriya gikorwa yaratangiye gutunga umubyeyi agitwita inda ye ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu n'abana bavuka bakaza mu rugo na nyuma akabaga naki ko yarafite umutima mubi wo gufata ku ngufu nka president. Ibi binyuranye n'ibyo ubushinjacyaha buvuga. Honorable President yengeye gusoza ibindi birakomeza na bagenzi banjye mu gihe muzaba mwiherereye. Igihe muzaba mwiherereye muzarebe inkomoko y'idosiye. Ntabwo yigeze yiregera uriya mukobwa, yivugiye mu gitangazamakuru. Innocent uyu nawe baramubaza ati rwose abana ndabafasha nta kibazo nzakomeza mbafashe, ahubwo ribu itayuririra. Ariko muzasanga nta hantu yagiye gutanga ikirego kuva yavuga ko yatewe inda, nta kirego yigeze atanga nka president. Ibi biragaragaza ko nawe azi imyitwarire myiza no gushaka gufashwa n'ubufasha yahabwaga n'uwaba yaramuteye inda. Mu gusoza muri president nanjye kuvuga akantu kamwe, mu gihe muzaba mwiherereye urukiko ruzarebe amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono, harimo n'ayo kurengera abana na president. Ingingo ya 7 n'iya 9 itegeko rirengera abana riravuga ngo umwana wese agomba kurerwa n'ababyeyi be. Ubwo nuvuga se na nyina uwihoreye Jean Bosco ise wabo bana, ndetse ibyemezo byose bifatwa ari bifatwa n'inkiko, ari bifatwa n'ubuyobozi, ari bifatwa na hehe, bigomba kubanza kureba inyungu z'umwana mbere. Hano amategeko mpuzamahanga n'u Rwanda rwagizeho umukono. Umwami president abantu bose nkeka ko bashutse uriya mukobwa, nta muntu n'umwe kumufasha uyu munsi. Gufunga uyu muntu mbere y'iperereza dore ko tubana nta nirihari, ntabwo ariyo solution yo gufasha ba mukobwa cyangwa gufasha bariya bana. Ahubwo nk'uko twabyerekanye no mu zindi manza zahise 3 twababwiye, inkiko zagiye zifungura abo bantu kugira ngo bakomeze umutima bafite wo gufasha abo bana. Kumufunga uyu munsi bari abana bakazaba mayibobo, bakazakura batazi se, nayo ni frustration kuri abo bana.
mama niwe wafungishije papa, ntituzi papa iki nk'abure presidente, hari abana baba bagiye kuzira iki? Nta wundi muntu ushobora kwitwa se kuri ino si Uwihoreye Jean Bosco. Honorable President, rero ibiri biravuga na bagenzi banjye ni ingingo zirabana n'amategeko kubera abantu nifunga nifungura, ibyo navuze babivuga murakoze. Ubwo nashaka kwerekana ko bo twunganira yarekurwa, nta perereza yica, ntajya gutoroka, ntajya kugira ate, yaba rutoroka baranatorotse icyo gihe uriya mukobwa mwandikira ko twite mu kwa gatatu niyi natoroka. Murakoze Honorable President. Maître Twizeyimana Théophile. Murakoze Madame la Présidente. Icyo twaheraho nuko iyi dosiye irega Uwihoreye Jean Bosco irimo abantu twakwita babaringa, mbare gukoresha iyo mvugo. Iya mbere nuko Uwihoreye Jean Bosco yabajijwe mu bugenzacyaha cyangwa yamenyeshejwe mu bugenzacyaha ko yakorewe icyaha uwitwa Kabahizi Firdausi. Yamenyeshejwe ko yakoreye icyaha uwitwa Kabahizi Firdausi, ndetse mu bugenzacyaha koko bakira umuntu witwa Kabahizi Firdausi ari nawe watanze ikirego. Madame la Présidente, yaba mu bitabo by'irangamimerere, yaba mu cyiciro cy'ubudehe, ubwo twavuga muri RSSB, ndetse n'ikizwi ifishi zo kwa muganga, ifishi z'ivuka ze, uyu muntu ntabaho. Byumvikane ko Uwihoreye Jean Bosco ari gukurikiranwaho icyaha kitabayeho kuko ntawe ugaragaza victime. Nimuza kubireba neza muri dosiye yo mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha naho tuberetse inenge ziri muri ino dosiye y'ubugenzacyaha, nibwo ubushinjacyaha bwaje imbere yanyu bubabwira ngo ni Kabahizi alias Firdausi. Byumvikane ko uwo muntu atabaho, mu gihe uwamenyeshejwe icyaha ku muntu atakoreye agomba kukibazwa guhera mu bugenzacyaha kugeza ageze imbere yanyu nyakubahwa President. Tukumva hakwiye gufungurwa iperereza rishyashya. Uwihoreye Jean Bosco akabazwa ku muntu barimo kumubaza uyu munsi mu rukiko, ariko mu bugenzacyaha mu byo yamenyeshejwe uyu muntu ntawe tugeze tubona mu rukiko, nta n'ibimenyetso bigaragaza ko yabayeho. Indi baringa ya kabiri, Madame la Présidente, turayihera ku muntu witwa se w'uyu Kabahizi. Nyakubahwa Presidente, hari inyandiko umushingamategeko yateganije zigaragaza isano ya kibyeyi. Kugira ngo umuntu yitwe se w'umwana hakwiye kuba hagaragazwa acte de naissance iyo se wa mwana yasezeranye na nyina. Uyu muntu twabonye ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko nk'umutangabuhamya witwa Nsabimana Faustin, isano bumuhuzaho na Kabahizi ni irihe? Igihe tutabona acte de naissance ndetse na acte de mariage ya se na nyina, cyangwa se niba ari umuntu yabyaye hanze y'isezerano, hakaba harimo acte de reconnaissance. Byumvikane ko uwa kabiri nawe ari baringa, ni umuntu urimo kuza kugira ngo yuzuze dosiye. Uwa gatatu, Madame la Présidente, natunguwe n'imvugo z'ubushinjacyaha nk'urwego twemera
tunubaha batubwira ko hano mu rukiko bushingira ku butangabuhamya witwa Mama Shadi. Mu bitabo by'irangamimerere cyangwa se mu bindi byose nta muntu tujya tubona ufite iyi myirondoro. Uyu nawe iyi mvugo yikwiye kuba iba rejeté en bloc kubera ko uyu muntu Madame la Présidente, twagira ngo tunagaragaze dute igaragara cyane cyane kuri aba bana barimo gukoreshwa nk'ikimenyetso. Mugenzi wanjye yarabikomojeho avuga ku mafishi yo kwa muganga, ariko nimuza kure turaza twagira ngo twisegure nibwo nyimara kubona certificat de naissance zatanzwe na Dr. Samuel Ndayishimiye. Ni certificat de naissance zo ku itariki 3 z'ukwa 9 2020, imwe igaragaza ko wa muntu twigeze kwita Baringa witwa Kabayizi Fridawusi ari nawe ubushinjacyaha bwaje kuhindurira izina uyu munsi Italias, bigaragara ko yabyaye umwana umwe witwa Izere Uwase Arowena Princess ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9. Iyo acte kwito certificat de naissance ifite nimero, wenda mwanditsi yitwandikira, ifite nimero 44 8 7 7 gatatu 7 tire 4 8 5. Igaragaza ko uyu Baringa witwa Kabayizi Fridawusi uyu mwana yamubyaranye n'umuntu witwa Kwizera Claude. Wajya ku yindi certificat de naissance yatanzwe uwo munsi, ni certificat de naissance ifite nimero 7 11 tire 20 82 tire 560, igaragaza nanone ko wa muntu witwa Kabayizi Fridawusi yabyaye umwana witwa Izere Uwase Ayera Priska, amubyarana na wa muntu witwa Kwizera Claude w'umushoferi. Mu gusoza, Madame la Présidente, tudafashe umwanya urukiko, nuko ubushinjacyaha buje imbere yanyu bubabwira ko hari impamvu zikomeye, ariko impamvu zikomeye si ibimenyetso. Impamvu zikomeye si ibimenyetso, mu byo barondoye byose nabonye ari ibimenyetso bagiye bavuga, amafishi, registre nazo ziri dute nko mugenzi wanjye yabisobanuye. Impamvu zikomeye ni ibyagezweho mu iperereza. Uyu munsi twakabaye tubona impamvu zikomeye zigaragaza ko uyu mwana witwa Kabayizi, reka uko tubyita kose imbere y'umubyeyi umuntu yitwa umwana, namwe tubafata nk'ababyeyi, Madame la Présidente. Icyo twavugaga nuko uyu muntu witwa Kabayizi batazira Fridawusi ubundi hakazamo na Alias, bakaba bavuga ngo icyagezweho mu iperereza nuko uyu muntu yavutse iki gihe. Icyo ntitukibona. Ikindi cyakabaye cyaragezweho mu iperereza gikwiye gufatwa nk'impamvu zikomeye, kuvuga ngo muri logi yitwa gutya kuri izi tariki 24 twakiriye umukiriya witwa Uwihoreye Jean Bosco
ari kumwe n'uwo muntu witwa Kabahizi. Iyo baza kutubwira ko bitabereye muri kino gihugu sava, ariko twese tuzi uburyo amahoteli ndetse n'ibindi bigo bikora nk'ayo bikora. Buri munsi batanga raporo muri JOC cyangwa se Joint Operation. Ibyo niyo twakabaye dufite imbere y'urukiko. Rero ibyo bintu byombi bidahari, twe tubona ko nta mpamvu zikomeye zihari zituma uwihoreye Jean Bosco aba présumé coupable, kuko uyu munsi n'iryo hame ryahindutse. Yamaze kuba présumé coupable, kuba présumé innocent. Tukumva twari twabisobanuye mu mabazwa aheruka. Mu gihe mwakwiherera murebe ingingo ya 29 y'itegeko nshinga rya 2003 nk'uko ryavuga muri 2015, ivuga ubu kugira ngo umuntu abone ubutabera buboneye ibigomba gukurikiza, akwiye kuba aba présumé innocent kurusha kuba présumé coupable imbere y'iburanisha. Murakoze. Madame la Présidente, ngarutse ku bijyanye n'ingingo z'amategeko. Ubundi ingingo ya 66 ya Code de Procedure Penale ivuga ko ari ihame ko umuntu yakurikiranwa adafunze. Ariko Madame la Présidente, iyo binageze ku ngingo ya 67 y'iryo tegeko, ihereza ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha ko umuntu n'ubundi yakurikiranwa adafunze, kabone niyo haba hari impamvu zikomeye ukamutegeka ibyo agomba kubahiriza. Tumanutse gato tugera ku ngingo ya 80, nayo iha ububasha urukiko ko igihe busuzumye bugasanga uwakoze icyaha hari impamvu zikomeye zituma yakurikiranwa. Itegeko twavuze haruguru riha ububasha urukiko ko rushobora gusuzuma dosiye rukaba rwamufungura, kubera ko nubwo izo mpamvu zikomeye zihari, ariko rutegeka itegeko ryemerera urukiko ko rwamutegeka ibyo agomba kubahiriza muri icyo gihe yaba afunguwe. None ku byo bagenzi banjye bavuze, twasaba ko yaba afunguwe by'agateganyo kugira ngo yite kuri bariya bana atigeze atererana ndetse atigeze ahakana, nubwo byagaragaye ko umukobwa uvuga babyaranye bariya bana yabanitse ku wundi mubyeyi utarigeze anabafasha tutanazi. Madame la Présidente, rero tukabasaba ko nuririye ku byo bagenzi banjye bavuze, n'iyo urukiko rwasanga hari impamvu zikomeye bamufungura, kubera impamvu bagenzi banjye bagaragaje zirimo ko uyu Bahemba Firdaus ajya kurega yagaragaje ko uyu wihoreye Jean Bosco atamufasha kurera abana, nyamara biza kugaragara ko abana babaga no kwa wihoreye abafasha umunsi ku munsi. Izo mpuhwe za kibyeyi rero yagize zo gukomeza gufasha bariya bana kugeza na n'ubu aregwa, nizo zanatuma atagira aho yajya ngo abasige, cyane cyane ko afite n'undi muryango nk'uko nawe ubwe yabigarutseho. Tugasaba ko rero yaba afunguwe kugira ngo igihe dosiye itararigera ku rukiko aba agiye gukomeza gushakisha uburyo yakwita kuri bariya bana, kuko mu gihe bagezemo bageze n'igihe cyo gushakirwa ibituma bajya ku ishuri kugira ngo bige nabo bazagira ubuzima bwiza mu gihe kizaza. Mu gusoza kuri ku ngingo z'iryo tegeko, nagaruka ku bijyanye n'ingingo ya 81 iteganya ingwate. Urukiko nabwo rukomeje kubona ko hari impamvu zikomeye. Itegeko ribubasha urukiko duhereye kuri ya ngingo ya 80 twavuze ko rwamutegeka kuba yatanga ingwate
nk'ikiguzi kugira ngo abe arekuwe, nk'uko no mu zindi manza hari imanza zindi zaciwe zabyemeje ko umuntu yarekurwa agatanga ingwate ikamubera icunga. Bityo tukaba twasaba ko urukiko rubitwemereye ko umugore we yari ahari, yemera ko igihe urukiko rwaba rubyemeye yamubera ingwate nk'umugore we ndetse banasezeranye. Ikindi hari n'abo n'inshuti ze nazo zemera kumubera ingwate ku buryo igihe urukiko rwaramuka rumurekuye akabura babibazwa. Yitwa Jeff, umushuti we nawe ushaka ko aramutse arekuwe yatanga imyirondoro igihe hagira ikibazo akabura yabibazwa. Madamu la Presidente yakomeje kuri ibi bijyanye n'imyirondoro, urukiko nabwo rwasuzuma ingingo y'111 kubera ko yo umwirondoro w'umuntu victime ubayemo dute, nta shiti ko urukiko rwahita rwemeza ko 100% ari we wakorewe icyaha kandi umwirondoro we utaragaragazwa mu buryo buzwi, nk'uko ingingo ya 97 biteganya ko ubushinjacyaha iyo buregeye dosiye bugomba gutanga umwirondoro wuzuye wa victime. Bityo rero kuko naho hakirimo dute, tugasaba nanone urukiko ko rwasuzuma ibiteganywa n'ingingo y'111 Code de procédure pénale maze rugafata icyemezo ko yaba ari ku gihe dosiye ya wikoreye Jean Bosco igitunganywa kugira ngo regere urukiko mubeza. Madamu la Presidente rero wenda ubushobozi no gusuzuma n'ibyanyu mubitwemereye, uyu madamu we yatanga umwirondoro w'umugabo umusigetse wemera ko yamubazwa igihe abuze, ariko tugasaba ko no muri ubu kurekurwa urukiko rwamutegeka ibyo yakubahiriza birimo ko yajya yitaba ubushinjacyaha umunsi bwakwemeza kugira ngo n'ubundi akomeze yite ku muryango we ndetse no kuba atigeze yihakana. Ikindi tukagaragaza ko n'ubwo imyirondoro ituzuye ariko uriya mukobwa mu gihe yari amaze nyuma yo kubyara ari kumwe n'abariya bana, kigaragaza ko atafashwe ku ngufu nuko kiriya gihe cyose ndetse yagiranye ibiganiro nawe wikoreye agera aho amushyira abana, ni ikigaragaza ko Ndimbati nta bushake yari afite bwo kumufata ku ngufu cyangwa nta kumushuka byabayeho uburyo byatuma afungwa, kandi n'ubundi hari igihe yamaze ari hanze kandi azi ko yakorewe icyo cyaha. Tugasaba rero ko izo mpamvu zose zirimo n'uko umukobwa atari muto cyane, yegereje n'ubundi imyaka y'ubukure iteganywa na Code pénale ko ari 18, igihe urukiko wabona ko yari ari munsi y'iyo myaka n'ubundi rwategeka ko Ndimbati yaba afunguwe, kubera ko n'ubundi kiriya gihe cyose yamaze Ndimbati nta cyaha uwikoreye nta cyaha yishinzaga, ku buryo n'ubundi n'ubu urukiko rumurekuye rwashidikanya ko yatoroka. Kubw'izo mpamvu rero tugasaba ko urukiko mu bushobozi bwarwo rwaba rumurekuye kugira ngo n'umwirondoro wuzuye w'umwana w'uriya mukobwa ushyirwe hanze, kubera ko ubu twari twiteze ko hari inyandiko z'inzego z'ubuyobozi zigaragaza neza igihe yavukiye, ariko mwumvishe ko n'ubushinjacyaha bubyivugira ko amatariki atandukanye, kuko iyo nabashije kwandika ku itariki 20 z'ukwa 12/2022, itariki 7 z'ukwa 6 2022, itariki ya 1 y'ukwa 2022. Iki nacyo gituma tutazi niba avuze cyangwa koko adakuze. Murakoze Madamu la Presidente.